murumuna wanjye na nyogokuru byara papa bamaze kwitaba Imana. Papa mfata mu kiganza arambwira ngo ayo niyo magambo yambwiye. Papa wanjye yashizemo umwuka amaze kumbwira ayo magambo. Muri kumwe? Turi kumwe nawe arapfa. Babateguriye amafunguro y'ibyo kurya, ariko babateguriramo n'uburozi kugira ngo babagereho. Undi ku buryo mama yageze ku rwego rwo kubora bitewe n'uburyo aryamye. Uruhande yaryamiraga ntawamuhinduraga, birumvikana. Yageze ku rwego rwo kubora, ibinyamugera bikajya biza no hanze gutya bikahatambura. Mama yaje kuhasiga ubuzima arapfa, sigara ndi njyenyine. Noneho uko niko ubuzima bwanjye noneho bwahise butangira kuba bubi. Imyenda ababyeyi banjye banyambitse urya munsi bataha ubukwe batarapfa, uwo munsi ifite imyaka 5, ubwo nageze ku myaka 10 ariyo nyambaye. Cyane sugo birumvikana. None subwiye imyenda yarakigukwira mbo utuntu twagiye dusigara. Urabona nko umuntu aba yambaye ipantaro, hari utuntu bene utungutu tuba tugiye dukomeye ukuntu kwa kutoga niki. Naje kugira ikibazo cy'ibisebe byo mu mutwe nta narimo. Amaze imyaka 5 utaroga? Yego. Oya cyane. Ntango nigize noga hanze, keretse imvura yagwaga yenda ikansanga hanze kanyagira, kuko rimwe na rimwe nubwo naraga mu biti by'amavoka. Ubu hari abantu benshi mu murenge wa Rubengera banzi kuri uyu munsi wa none. Ushobora no kumubwira ngo urani Sumayire wa undi wo kwa Musabyimana, akaba yakugisha impaka. Yabashaga kuza kugura nk'umwembe isoko rya Kibirizi. Yego. Akawugura mureba, agatangira kuwurya mureba, nkamukurikirana paka kugeza ubwo ari buze guta cya kibuto cy'umwembe munsi y'umuhanda, kugira ngo nanjye mbashe kugikurikirana. Mu murenge wa Rubengera wabaga wambaza imigina yose y'ibihumyo, kuko nabiryaga ari bibisi. Nta nonaga kuba nabyotsa cyangwa se nabitekera. Reka nongere mbashimire abakurikira Urwiza Filime, babwire ngo amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi mbifuriza umugisha w'Imana kubw'inkunga yanyu yo komeza kudukurikira ndetse no kureba ibiganiro byacu. Uyu munsi rero natembereye n'ubundi nkuko bisanzwe, njya gusura umwana muri kubona aha ngaho umusore agiye kuduhamya bw'ubuzima yaciyemo. Njyewe rwose yarampamagaye numva no buhamya bukomeye cyane, ariko birashoboka ko ubwo buhamya bwagufasha cyangwa se nawe bukagukomeza mu ntege nkeya ufite muri kino gihe. Reka mwakire rero, hanyuma atwinjize neza mu buhamya, atubwire ni muntu ki, ese yitwa nde, namara kudusobanurira twinjize mu buhamya. Uraho neza musore? Muraho neza. Ni amahoro? Yego ni amahoro. Okay. Ko mbona ukeye cyane ra? Yego, byose no kubera Imana. No kubera Imana. Yeah. Okay. Rero ubu twakugezeho nyine kugira ngo tugane tugiye gufite ubuhamya, nagira ngo utangire utwibwira hanyuma twinjize mu buhamya. Yego, murakoze. Nitwa Ndihokubwimana Sumayire. Ndihokubwimana Sumayire. Ndihokubwimana, iryo zina ko numva se rifite ukuntu risobanura? Yeri naryo rifite igisobanuro. Cyangwa ni ry'Imana yakwisi? Oya. Rifite ubusobanuro naryo. Kuko ndumva atari ryo zina navutse ababyeyi bahita banyita. Ryaje nyuma? Ryaje nyuma. Okay, komeza noneho. Mba hano mu mujyi wa Kibuye, murenge n'uwa Bwishyura, akagari na Kanyarusazi. Uyu munsi wa none hakaba ndi gutanga ubuhamya bw'ubuzima bwanjye bwite. Mbese nabayeho mfite nk'imyaka 5, ababyeyi banjye baza kwitaba Imana, batashye ubukwe bansiga ku rugo. Icyo gihe ufite imyaka 5? Yego, nari mfite imyaka 5. Bansize ku rugo ari nk'umwana n'undi bari butaye bagasanga. Bagusiga wenyine cyangwa ufite bakuru bawe? Oya, ninjye mwana w'imfura mu rugo bari babyaye. Uwankurikiraga nawe bajyanye muri ubwo bukwe. Bari batashye ubukwe kwa marume. Nuko mu gihe cyane mugoroba umuntu aza kuntwara mu rugo, mbona tugiye ku bitaro.
ariko kugera ku bitaro nsanga nyogokuru ubyara papa yapfuye, nsanga murumuna wanjye nawe ameze nabi, papa nawe yari ari gucira amaraso. Byari ibintu bikomeye cyane. ubwo hari ryari icyo gihe niba ubyibuka mu mwaka wa ryari? Wabyibukara? Niba mbyibuka neza sinzi kuko na byinshi muri byo mbibwirwa na mama wacu, nubwo nawe atakiriho, niwe wigeze kuba yanganirizaho ibyabaye ntabashaga no kuba nakwibuka neza. Icyo gihe mwabaga he? Mwari mutuye? Twari dutuye mu murenge wa Rubengera, akagari ka Kibirizi. Niho mwari mutuye ufite imyaka 5? Okay, komeza. Hanyuma ugeze kwa muganga? Nageze kwa muganga rero nsanga ni ibintu bikomeye. Bwarakeye mu gitondo, nyogokuru kuko yari yapfuye niwe wabyaraga papa, nyogokuru aramushyingura. Bukeye nabwo murumuna wanjye aramukurikira, nawe arapfa. Bari kwa muganga, bapfira kwa muganga? Yego, bari kwa muganga. Noneho papa wanjye ndabyibuka umunsi umwe yamfashe mu kiganza, bwari bukeyeho nk'iminsi 3, babandi babiri murumuna wanjye na nyogokuru byara papa bamaze kwitaba Imana. Papa mfata mu kiganza arambwira ngo mwisendeho kubw'Imana. Aho iryo zina ryaturutse, ariko ubundi mbere siko nitwaga. Niko hisa kwita? Iya, mwisendeho kubw'Imana. Ari kwa muganga? Arangije arambwira ngo mwana wanjye nuramuka ukoreye Imana uzayikorere wivuye inyuma, ariko nuramuka ugiye no mu by'isi nabyo uzabikore wivuye inyuma. Ayo niyo magambo yambwiye. Papa wanjye yashizemo umwuka amaze kumbwira ayo magambo. Muri kumwe? Turi kumwe, nawe arapfa. Nuko mama wanjye yenda babashije kumutabara bakiza ubuzima bwe. Kuri uwo munsi abasha kurokoka, ariko abo 3 bo bari bamaze kwitaba Imana. Ariko mama kuko numvishe bari kuvuga ko ari amarozi bari babaroze, bagerageje kumurutsa, ariko ibice bimwe na bimwe by'umubiri we biba paralize. Bavuze ko baroze kutubwo? Baragaburiwe muri ubwo bukwe ko bari bagiye kwa marume mu bukwe. Baragaburiwe. Kandi babagaburira gute? Babagaburiye uburozi? Babateguriye amafunguro y'ibyo kurya, ariko babateguriramo n'uburozi kugira ngo babagereho. Uko niko njye nabashije kurokoka ko ntagiye muri ubwo bukwe. Bivuze ngo papa wawe na murumuna wawe na nyogokuru wawe bagiye mu bukwe? Hanyuma ubwo babategurira amafunguro hamwe, kuko bari bagiye nk'umuryango. Urumva bari bagiye nk'umuryango, babateguriye amafunguro hamwe. Arimo? Yararimo uburozi. Bari babaroze, ariko nubundi urumva hari ikintu bapfaga, nyimenye ubu ngubu aho mariye kunganira uko nguko. Ubwo burozi buhitana papa wanjye, murumuna wanjye wankurikiraga ko ninjye mwana mukuru, na nyogokuru byara papa. Bose bahita bapfa? Yego. Hanyuma ubwo mama wawe nawe bari bamuroze, biza kugenda gute rero? Baje kumuvura, abaganga bakora ibishoboka, ariko biza kurangira ibice bimwe na bimwe by'umubiri wa mama byagiye biba paralize. Ibice bimwe na bimwe. Igihe rero cyaje kugera, mama wanjye naje guhura n'urugamba rutoroshye, kuko urumva iyo minsi yose yatambutse nta n'umuntu wabashaga kunyitaho. Ndabyibuka imyenda ababyeyi banjye basize nambaye bataha ubukwe, iyo minsi yose yashize n'ubundi ariyo myenda nyambaye. Mama wanjye yagiye ku bitaro, byarageze baramusezerera arataha. Twari dufite amasambu, ariko ba marume bakomeza kugenda bayagurisha, bavuga ko bari kuvuza mama wasigaye. Ariko mu by'ukuri sinigeze mbona ibitaro na bimwe babasha kuba bamujyanaho. Igihe rero cyaje kugera, mama aza gutekereza ku gahinda k'umugabo we, nyirabukwe, ndetse n'umwana, areba n'ubuzima mbayemo, kuko nari ngeze ku rwego rwaho none nsigaye ku myaka yanjye 5 ari ngewe ufasha mama mu buzima bwa buri munsi. Kweri yabaye ikimuga? Kuko no kubyuka ahantu yarari ntango byashobokaga. Urumva ninjye usigaye umukorera amasuku, yararyaga, ariko byagera ku mwanya wo kwituma
akabirangiriza ahari ni ngewe wabashaga ibyo bintu kuba nabikora. none se yaryaga ibyo afanye kandi urumva byari bimeze bityo nawe uri umwana? Yego byari bigoye cyane kuko n'inzu twabagamo abo ba marume nabo bakoze ibishoboka kugira ngo bayitange. Byari bigoye mu buryo bukomeye cyane. Bayitange gute ubwo? Barayigurishije kugira ngo babashe kuvuza mama. Igihe cyarageze rero ubwo mama wanjye arebye n'agahinda ndimo, abona n'ukuntu kumugaburira biri kungora. Nari mfite akadobo gato cyane gatukura kavagamo amawomo. Nagendaga mu ngo z'abantu ngenda nsubiriza mbabwira se mwamfunguriye, se bimeze bite, se mwamfasha. Abamaye bakama, hakabaho n'abanyimye. Nyine mbese nubwo nari nganaga gutya ariko nari mfite ubwenge bwo guhahira mama akabasha kugira icyo abona. Ndetse rimwe na rimwe byanaba ngombwa hakabaho n'igihe mbibuze, ariko nkajya mu mirima ya rubanda nkatoragura imbojo z'ibijumba nkazizana. Mama yarabyihanganiraga. Niba nabonye ipera yarihanganaga, rimwe na rimwe akanarimarira. Mbese nkabona ko inzara imwishe ku rwego rwo hejuru pe, kuko hashiraga n'icyumweru atitumye bitewe n'inzara yari afite. Kandi muri ubwo buzima no kuguhaha, marume umwe witwa Sostene batuye ahitwa mu Burunga, yari yaramushyize mu nzu iwe amusasira umukeka hasi, niwe mama yararagaho, nanjye kuryama namuryamaga iruhande. Ubuse si yo bigomba kubagaburira nyine ntibyumvikana? Ntabyo yakoraga rero, ntabyo yakoraga. Sibye rimwe na rimwe. Ubushobozi se? Yego yari afite ubushobozi kuko n'intoki zacu niwe wari uzitunze. Yari afite ubushobozi, umuntu wari ufite inka, afite umuryango atunze, yari afite imirima myinshi yahingaga keza. Buri wa gatanu yarengaga, ntabwo ari kuri ibintu atugaburiye. Ubwo rero ndabyibuka umunsi umwe, ni ikintu kitigeze kimva mu bitekerezo. N'uyu munsi usibye ubu ngubu Yesu namenye gusenga nkagira umutima wo kubabarira. Hari ahantu hajya hangonga kwihanganira hakangora muri ubu buzima tuba turimo. Ni igihe nibuka umugore wa marume wa Sostene yari ari guhinga umutumba, arangije arahusha yitema ku zuru, arangije haza umuturanyi amubwira ati fata kiyoda usige iyo nka kuzurira aza gukira. Arabikora. Nari micaye, nari maze gukorera mama amasuku nkuko nabivuze. Noneho uwo mukamarume niko nabyita, bamwitaga Virginia, afata kiyoda asiga ku nka y'izuru. Noneho arangije mama aramubwira ati wambabariye ukama kwiyo kiyoda nkinyweraho. Narabyumvaga. Kiyoda bwo ni iki? Kiyoda ni uyu muti wica ubukoko, ariko n'umuntu ashobora kuwunywa inyama zo mu nda zikaba zacikagurika, akaba yanahasiga ubuzima. Urumva bakunda kuyikoresha mu buryo bwo kwiyahura. Numva arabimubwiye, ariko nk'umwana mutoya urumva iminsi yari maze kwicuma. Nari maze kugera mu myaka 6. Urumva mu mwaka wose naciye mu bintu bikomeye kandi biteye ubwoba. Ubwo uwo mukamarume arambwira ati reka tumuherezeho, mama waraza gukira, araza kugubwa neza, araza kumererwa neza. Ayo niyo magambo yambwiye ntanga ajya mva mu mutwe, n'uyu munsi ndacyayibuka. Ariko nza kwibuka yuko hari umuntu tena duturanye witwaga Gasore, nawe nuwo kwa marume n'ubundi yigize kunywa kiyoda bitewe n'ibyo mu miryango bari gupfa imirima. Anywa kiyoda kugira ngo yiyahure. Nza kwibuka ko bari kuvuga ngo agiye gupfa, ngo asange Musabyimana, papa yitwa Musabyimana, ngo asange Musabyimana. Numva yuko ahantu papa yagiye mu by'ukuri atigeze agaruka. Numva ko n'uwo Gasore nawe ashobora kuba agiye gupfa ahantu atari bugaruke. Noneho mitamenya yuko neza na mama iyo kiyoda naza kuyinywa biruze kuba nkuko Gasore nawe byigize kugenda. Ndavuga ngo oya, ntabwo ngewe mbishaka. Noneho Virginia yafashe ya kiyoda ayishyira ahantu mu nguni, ahantu mama ari buze kuyireba akabasha kuba yayinywa. Arayihashyira. Ndangije mfata akadobo njya gushakisha nk'ibisanzwe kugira ngo nze ndeko naramira ubuzima bwa mama. Nagarutse mvuye gusaba cyo genda byibuka, nagize n'umugisha bagiye bama ibishyimbo, nari mfite ibishyimbo mu ndobo bitetse. Ndahagera, nkimara kuhagera
nsanga mama bari kumukandakanda mu nda ari gucira amaraso, bari kuvuga ngo ubuzima bwe nawe bugeze habi agiye kuducika. Ndabyibuka narahageze baravuga ngo yanyweye kiyoda. Njye nta kintu nahise niyumvisha ko uwo mugore wa marume ari wayimuhaye uko byagenda kose, kuko kari yaranyinginze ngo tubikore mbasha kubyanga. Nta kintu nahise niyumvisha nk'umwana mutoya, nararize ndasiriba ibintu bindi. Mama yaje kuhasiga ubuzima arapfa, sigara ndi njyenyine. Noneho uko niko ubuzima bwanjye noneho bwahise butangira kuba bubi kuruta uko mbere byari bimeze. Ubuzima bwaranshanze mbese mu buryo bukomeye cyane ntabasha kuvuga ngo nanjye niyumvishe. Bivuze ngo umugore wa nyokurume ntago yifuzaga ko mama wabaho. None kuko biro numvikana ndibaza ko kugira ngo mugire ubuzima bubi kandi bafite ubushobozi ntago babagaburiraga kandi bafite uburyo bwo kubagaburira. Ubwo iyo barya kurya byagendaga gute? Barabahezaga byagendaga gute? Bare baruhaye inkono yanyu byagendaga gute? Mbo uburyo twajyaga kurya hari inzu ndabyibuka, kuko nyogokuru ubyara mama simuzi, nubyara papa nubyara na sogokuru ubyara papa na sogokuru ubyara mama simuzi, nanzi nyogokuru ubyara papa wenyine, abo bandi simbazi. Ariko tugeze kwa marume twasanze hari inzu izi zakira zari zubatse ibitwe bine z'amategura. Numvaga bavuga ngo niyo banyogokuru babagamo. Iyo nzu niyo bari barafashe mama bari bamushyiramo. Iyo nzu niyo yabaga mu impogo ihingiye y'inzoga. Impogo ni ivuga abantu benshi barabasha kuyumva. Urumva ni inzu bakoreragamo ibindi bikorwa buryo tushaka kubutayirazamwe umuntu. Icyumba kimwe cyabagamo impogo, ikindi twakiryamagamo, ikindi cyabagamo umutavu w'inka. None hari ikindi cyumba nanone cyabagamo ibikoresho byamenetse, ariko kikabamo n'imva. Imva? Najyaga numva ngo n'imva bari barashyinguyemo nyogokuru ubyara mama. Niko nabyumvaga. Nuko nkuko byari bimeze. Iyo nzu rero niyo bari barasasiyemo uwo muce mama. Kuko rero mama yajyaga birangiriza hari gutyo bimeze akantu ntago ari kumwegereza birumvikana kandi batamukunda. Yego. Hari akantu nabaye nkusimbukaho, wa muce yaryamagaho wari wararangiye burundu ku buryo mama yageze ku rwego rwo kubora bitewe n'uburyo aryamye. Uruhande yaryamiraga ntawamuhinduraga birumvikana. Yageze ku rwego rwo kubora, ibinyamugera bikajya biza no hanze gutya bikahatambuka biturutse aho mama yararyamye. Nta yindi famille ubwo yagendaga ngize kumusura? Ntabo nigeze mbona. Polisi hano nuko mama wawe arapfa. Yego, mama wanjye yaje yitaba Imana. Ndabyibuka turi ku kiriyo turi gushyingura, baravuze ngo bampaye umurima. Ariko mama wacu umwe ubwo urumva n'uvukana na mama. Yego. Ni mukuru wa mama. Na n'uyu munsi aracyariho. Arangije aramfata turi ku kiriyo. Icyo gihe haza umukecuru aravuga ngo erega ngo nimushake mucukure n'imva ya 5 ngo kuko n'imfura turayitegereje. Ariko umukecuru avuga? Yego. Mu bantu se? Yega ngo ku kiriyo turi gushyingura. Mu bantu? Yego. Arabivuga ibyo bintu. Mama wacu rero yarabyumvishe. Gusa hari mu Rwanda ko numva ibintu byabirenze. Yego, hari mu Burunga. Mu Burunga ubwo ni mu kaye karere harya tubikara kaye karere. Ni kano ka Karongi. Ka Karongi. Yego. Mu Burunga mu kaye kagari. Na kagari ka Burunga n'ubundi. Ni hakurya kakabwishyura bihana imbibi. Abivuga abaturage bumva? Yego, kari hagati ya Rubengera na Bwishyura. Yego. Abivuga abaturage bose bumva? Bari kubyumva. Ubwo rero nuko mama wacu nibwo yahise amfata. Ndabyibuka yantwariye gutya imbere. Akenyeye igitenge, anshyira mu gitenge arantwara. Aranjyana angeza hariya. Ndabyibuka twacaye ahitwa mu Gacaca tuvuye ku Mugano. Hari Rubengera. Angeza ku musigiti wa Rubengera ku giti kinini. Arangije arambwira ngo iruke ntuzagaruke. Ngo kuko nugaruka ngo aho ubonye bashyize iwanyu nawe niho uzajya. Uko niko yambwiye. Arangije ntangira kugenda nerekeje uriya muhanda
ujya i Kigali ndagenda ariko ngeze mu nzira ndarira inzara iranyica birangira ndyamye ku nzira. ubwo hari nka ryari icyo gihe hari nko mu masaha angana gute wanganaga gute wowe? Mbo urumva nari maze kugira imyaka 7 nari maze kuba nko mu masaha ya saa 12 z'umugoroba. Utarigeze ujya no mu ishuri? Ntabwo nigeze njya no mu ishuri. Birumvikana. Ubwo rero ntangira ubwo buzima noneho bwo kuba marine mu muhanda, nkajya ndara munsi y'ibiraro, nkajya ndara mu miferege, noneho ubuzima bugeraho bugiye kunshanga ku rwego rwo hejuru. Ndabyibuka umunsi umwe noneho nigize kugaruka n'ubundi ariko nkiri amayibobo yo mu muhanda. Nigize kugaruka ngera kwa bamarume hahandi n'ubundi nabaga. Nsanga benze njya mu rutoki. Wagarutse ryari ubwo? Nta mezi nka 6 yashizeho. Ubwo se ndashaka kumenya nyine aho ku nzira waryamye ugasinzira uhavuye ujyahe wajyanywe nandi? Nta muntu wigize ahankura. Nta muntu wigize ngiri muhe ngahankure. Ku nzira wari uryamye? Yego. Naraharaye burya Imana igira ukuntu irinda abantu bayo. Burya umuntu ashobora gucaho mu buzima bubi bwose bukomeye, ariko hari ijambo Imana ishobora kuba yarakuvuzeho. Amina. Iryo jambo rero ni ry'Imana irinda ku buryo nta n'ikintu na kimwe kibasha kuguhungabanya cyangwa se guhungabanya umutekano wawe. Yego. Bitewe n'ijambo Imana yakuvuzeho. Iryo jambo rero ntekereza ko ariryo ryatumye ndyama aho ngaho nkaramuka kandi nkira amahoro. Narahavuye rero ntangira noneho kujya nzenguruka muri uwo murenge mu mirima ntoragura ibishishwa by'imineke mu ngarane. Buranabayeho n'ibishishwa by'imineke mu ngarane rwose cyane, ndetse ibishishwa by'inanasi narabiriye. Ibyo ni ibiryo byantunze ubuzima bukomeye imyaka itari hasi y'2. Ubwo wabaga mu murenge? Nabaga mu murenge wa Rubengera. Yego. Komeza igenda bitora ugira mu gihe cy'amezi angahe? Nk'amezi 6. Uryama he? Mu makanivo hanze. Woga gute? Urya gute? Imyenda ababyeyi banjye banyambitse urya munsi bataha ubukwe batarapfa. Ufite imyaka? Uwo munsi mfite imyaka 5. Uwo munsi niyo nari nambaye. Ubwo wayimaranye imyaka ingahe iyo myenda? Imyenda namaze imyaka 10 nambaye iyo myenda. Mbese mani magambo namaze imyaka 5. Kuko urumva bapfuye mfite imyaka 5 ariyo banyambitse. Yego. Ubwo ni 5. Ubwo nageze ku myaka 10 ariyo nyambaye. Cyane sugo birumvikana. None subwiye imyenda irakigukwira? Mbo utuntu twagiye dusigara. Urabona nko umuntu aba yambaye ipantaro, hari utuntu bene utungutu tuba tugiye dukomeye ukuntu tw'udukubo tw'imyenda. Nitwo nansigaye nambaye gusa. Ahandi hose nari nambaye ubusa, haba kunda haba mbese umubiri wose nyine birumvikana. Nari nambaye ubusa. Inda yari yaravyimbye, yari yarageze nkaha ngaha. Mbese mu mutwe ho none naje guhora n'urugamba rukomeye cyane. Kwa kutoga niki naje kugira ikibazo cy'ibisebe byo mu mutwe. Wogaga gute ubundi busanzwe muri ubwo buzima wabagaho? Wagika koga ryari? Rimwe mu kwezi, rimwe mu cyumweru, byagendaga gute? Nta na rimwe. Wamaze imyaka 5 utaroga? Yego. Oya. Cyane. Ntabwo nigize noga. Bivuze ngo wamaze imyaka 5 utaroga? Yego. Urara hanze keretse imvura yagwaga yenda ikansanga hanze ikanyagira. Kuko rimwe na rimwe nubwo naraga mu biti by'amavoka. Yego. None se abantu ntago bakubonaga basinga bakugira impuhwe? Barambonaga. Ubu hari abantu benshi mu murenge wa Rubengera banzi kuri uyu munsi wa none. Ushobora no kumubwira ngo urani Sumayire wa undi wo kwa Musabyimana. Akaba yakugisha impaka. Akaba yakubwira ko atari we, ndetse benshi banazi ko napfuye. Bazi ko ntakibaho. Hari na bene wacu benshi bazi ko ntakibaho. Yego. Ubwo rero nuko nguko byagenze. Birarenze kwemera. Ibaze kugira ngo wambare imyenda ufite imyaka 5, ugira imyaka 10 ucyambaye ya myenda, utarajya koga, utaragira umuntu kugaburira. Yego. Utaragira ahantu ho kuryama. Yego.
ikintu kirakomeye cyane kabisa, birarenze. Nari ngiye kubwira ngo nta gafoto waba ufite k'iyo myenda, numva ko nta nako wari kubona, ugafite mu mutwe gusa. naho nayikura. Nuko rero ubwo rero nyine aho muri ubwo buzima naje gusubira kwa marume, niho nari ngeze. Ufite imyaka 10? Yego, nari ngeze ku myaka 10. Ugenda wambaye ya myenda kwa kundi n'ubundi. Ndabyibuka narahageze, ngira ngo byibuze bari bunyakire. Mpageze nsanga benze, ariko hari ukuntu bajya benga akagira ibitoki bisigara. Ndabyibuka marume umwe witwa Munyenkwaya, yarambonye akinkubita amaso, nagiye kuri bya bitoki ntangira gukandakanda kugira ngo mbashe kubirya. Akinkubita amaso anyirukaho. Anyirutseho ubuyenda mfite inkovu nyinshi cyane, nagiye nterwa n'umuryango. Akwirukanka akikubona? Yego, mfite inkovu nyinshi cyane, nagiye nterwa n'umuryango, ibikomere ni byinshi, byinshi kabisa. Nagiye nterwa n'umuryango. Yanyirutseho harago kuguru, mfite inkovu, umuhembezo wankubise mu kuguru uhingura hirya. Cyo ni igikomere cya mbere nagize ntewe n'umuryango. Hari n'ubundi nabwo nagiye gucukura ibijumba, mwamarume kandi naho hari mu kwacu. Ambonye n'undi anyirukaho antera umujugujugu w'umupanga. Hano mfite inkovu ikomeye cyane. Nakirwaye amezi 6. Amezi 6. None se ntiwagiye kuba ubuyobozi ngo ubere kuko bimeze? Aho ngaho kwa marume bari batuye rero, hari hayoboye umugore, n'umumama ruhayoboye, niwe wari mudogodo. Ntabwo nigize mubwira ngo abashe kunyumva, kandi naramubwiye pe. Ubwo umugore yitwaga nde? Nshobora kuba ntibuka amazina ye. Ntacyo kubwo umutekano nushaka nabihorere. Yego. Ubwo rero nabaye muri ubwo buzima, none mbona kuko marume naho banyanze, imiryango yose unyanze, nta muntu n'umwe mbese ugikeneye kubasha kunyumva. None nongera gusubira mu muhanda. Rira soko ry'Ikibirizi, abantu benshi bararizi, rya Rubengera, naribayemo ku buryo umuntu yabashaga kuza kugura nk'umwembe. Isoko rya Kibirizi? Yego. Akawugura mureba, agatangira kuwurya mureba, nkamukurikirana paka kugeza ubwo ari buze guta cya kibuto cy'umwembe munsi y'umuhanda, kugira ngo nanjye mbashe kugikurikirana. Ubwo nibwo buzima nari mbayemo. Nageze ubwo noneho mu murenge wa Rubengera wabaga wambaza imigina yose y'ibihumyo, kuko nabiryaga ari bibisi, nta noneho kuba nabyotsa cyangwa se nabitekera. Ibihumyo bya bindi biza bajya bavanga ngo inzoka nizo zibizana. Yego. Nabashaga kubirya ari bibisi kugira ngo niramire. Ndabyibuka umunsi umwe inzara yize ko ngeze ahantu, none ntangira kubona isi iri kuzenguruka. Aho hantu nahakuwe n'igihanda kiteke, nicyo nahekenye. Tekera ibisi? Yego. Ikintu cyahamwe ryana rikarata. Yego, ryarankarase ndetse binambana birebe n'umutwe uruturushaho no kunirya cyane. Ariko iryo tekinjo ryahankuye. Ndagenda, ibiti by'amavoka byose nari narabizengurutse. Ubu nk'aya masaha ndakeka turi nko gushyira mu masaha 3 z'amanywa. Nabaga ibiti by'umurenge Rubengera hafi ya byose namaze kubizenguruka, nashakishije izahubutse. Abantu benshi babaga banyurutse banteye imijugujugu. None kwa kutoga no kubaho muri ubwo buzima, ndagenda ndware ibisebe mu mutwe biteye ubwoba, ku buryo izuba ryandasiragaho. Mu mutwe hagatangira gutogota, hagatangira gufinina. Noneho ibyo nakwita nk'amashyira gatangira gushoka bena, ku buryo umuntu wese wandebaga yanyirukaniraga kuri. Yenda mbe nabashaga kujya gusaba ibiryo bakabima, kuko ntari mfite icyo cyasha ariko mbyita. Urumva gize icyasha kibisebe, ugira icyasha cy'imyenda wambaye? Yego. Ubwo rasikiba kwita mayibobo? Yego, mbi cyane ndetse inateye ubwoba, noneho inanuka.
inafite n'imbaraga nyinshi batakwinjiza n'imbere y'umuryango kugira ngo itabatera imbaraga. Abandi bantu se mwikusanyije ku mayibobo zikusanya byibuze ngo uvuga ati hari imbobo wende twagendanaga. Ngi noneho baranziraga cyane. Izi mbobo zarakuziraga. Izo mbobo zaranziraga cyane. Kuko ubu twicaranye gutya ntabwo ari kubasha ntabwo wari kwifuza ko nkoresha inkuru meze gutyo nari meze. Ntabwo wari kubyifuza rwose kuko nari meze nabi ku rwego nabikubwiramo n'ubyumva. Yumvikana. Ubwo rero nyuma yaho ibyo bise bimaze kumera gutyo nibwo nigeze kwicara hasi numvishe bincanze, numvishe ibintu byanze, nza kwerekeza za kumva abantu bavuga ngo ariko hari abantu bajya bafasha abantu. Nkumva ngo leta ifasha abantu. Ubwo rukiye muri rya soko rya Kibirizi. Yego. Avuga ati gose iyo leta ifasha abantu ngewe nambwe imbona. Ese bimeze biti? Ese byagenze biti? Ibyo bintu narabyibazaga cyane. Nza kumva n'abantu munsi umwe bavuga ngo Igisenyi ubuzima bwaho buroroha. Ariko ntarajyayo Igisenyi umuntu umwe yigize kuza arambwira ngo mbese washobora kwahirira ingurube. Bakundi nakubwiye. Ndamubwira ngo nabishobora. Arangije arambwira ngo ugende ujye kwahira. Ndaje ambwira ngo ari kurama ibiryo. Nta kintu kindaje inshinga. Nukurya gusa. Arambwira ngo urabima ngo ndabiguha. Noneho arangije ibiryo bya mbere nariye mu buzima karitsiye yose ikamenya ko nari ibiryo kandi byiza. Ntigize gutanga ubuhamya ku rusengero. Abantu benshi mbona nyine bibateye ikibazo ndetse n'impamvu natanze ubwo buhamya ku rusengero. Niyo mpamvu reba uyu munsi wa none nicaye imbere yawe nsa gutyo ndeba. Nuko natanze ubuhamya ku rusengero. Waba utanze se ukimeze nabi gutyo ucyambaye iyo myenda? Yego. Barakwemerera inja mu rusengero wambaye imyenda nibyo bisebe? Ngo ni umuntu wagize ihishurirwa ntango nari nzi ko nyine Imana ivuga usibye unanye maze kumenya ko Imana ivuga kandi Imana ihari kandi Imana ikora. Ni umuntu wagize yerekwa aravuga ngo muri urwo rusengero ngo harimo abantu benshi bafite ibikomere muri urwo rusengero. Ngo none ngo nindamuka ntanze ubwo buhamya niko Imana yamubwiye ngo abantu baraza kugira mbese ngo baraza komorwa ibikomere ngo kuko ninge cyomoro ngo Imana izaniye abo bantu komora ibikomere bakomeretse nabo. Ubwo wari wajemo wari waje gusenga? Niyerekwa yagize Imana. Ariko ubwo nawe waraje gusenga icyo gihe? Ntabwo nari nahaje. Ngo ni Imana yamugiriye yerekwa kandi ko agomba kunshaka kambona. None ahita aza kugushaka? Yego nkuko na Imana yakohereje ngo zumbone. Imana ndomeye nokuri. Yego. Noneho icyo gihe ndabyibuka nagiye mu masengesho kwa gatatu. Ubwo harahagana he? Ni hafi ni hano ku Kibuye hepfo ntabwo ari kuri. Ariko tutaragaruka ku Kibuye urumva uragarutse kandi Gisenyi ntabwo hari ukuntu wavuze wagiye Gisenyi? Yego ndaza kuhagera. Okay. Noneho ndahagera mvuga ubuhamya, maze kuvuga ubuhamya abantu batangira kugenda bashyira mu giseke kwa kundi. Noneho urumva umuntu kandi wagize iyo yerekwa aba yarananyambitse. Ubwo wari ufite igihe kingana iki? Nundi ni muri ya myaka yanjye 10 nari maze kugeraho. Ubwo umuntu aba yarakwambitse? Aba yaranyambitse. Ariko ngo Imana yaramubujije. Yavuga ati urinde ubuhamya. Ngo ngende nsa gutyo. Nkubwije ukuri nahagaze imbere y'abantu buri gice cy'umubiri wanjye cyose kigaragarira buri wese. Gusa ariko Imana irabategeka ngo nihagira umuntu ubasha gufotora wiramunyaga. Niko ngo yababwiye ngo nta muntu umwe ishaka ko afotora muri ayo materaniro ngo bumve barebesha amaso ngo bazavuge n'ibyawe ngo ntazagere n'ugereka ngo ariko nta numwe Imana ishaka yuko afotora ngo nihagira ufotora Imana iramunyaga. Nuko byagenze ntango buhamya. Umuntu yagushatse ate yakubonye ate cyangwa arasanzwe akuzi? Ntabwo yaranzi niko numvisha avuga. Mbwira ukuntu yakubonye rero. Ubwo niwe n'Imana ntabwo nabimenya gusa nagiye. Yagusanze hese basi niba ubyibuka? Yansanze ndi mu kimoteri. Urimo atora ibyo kurya? Yego. Ikintu cya mbere yamaye umugati n'umuneke.
arangije ambwira ngo ngwino tujyane. Turajyana. Tukiva ku kimoteri yahise ananjyana ku rusengero. Yego. Ntakubwira ngo karaba, ntakubwira ngo mbara kano kantu tugenda gutyo. Oya. Ubwo bakwinjije mu rusengero. Banyinjiza mu rusengero. Uwo munsi rero nibwo banguriye imyenda. Mbwira nyine ubuvuzi ubuhamya urabutanga, abantu ntibafotora, abantu barafashwa cyangwa bagira uko biyakira, byagenze bite? Muri urwo rusengero natanzemo ubuhamya. Abantu bamwe bararize birumvikana. Nanjye noneho sinzi ukuntu nahise numva mbaye. Byarangiye nituye hasi. Maze kwitura hasi nakangutse nsanga n'ubundi ndyamye, ariko n'ubundi ndyamye ahantu hatandukanye naho nararaga. Nsanga n'ubundi ndyamye ahantu basi navuga hazima. Yego si hari kuri matora, hari ku mukeka, ariko numva niho hantu mbashije kuryama mu buzima. Noneho nibwo navuye aho ngaho. Wumve nyine ni rya shuri ry'umuntu. Yego. Navuye aho nta numwe wigize ngiri muhwe. Noneho ngavuye ngo reka ngiye mugira umwana wanjye mujyane. Kuri uwo munsi. Yego. Byanarangiriye aho ngaho. Umvikana. Ni naho byarangiriye rwose. Nibwo nahise ngiye Gisenyi noneho, ariko urumva none nambaye akenda. Bari bakwambitse utwenda noneho. Birumvikana. Icyo bagugire ni imyenda, ariko ntawe ugeze avuga ngo reka mujyane mu rugo. No, ntawe. Nibwo nageze Gisenyi. Baguha imyenda se baguha n'amafaranga cyangwa baguha imyenda gusa? Nta mafaranga bampaye. Yego. Hahise habonekamo umuntu, sinzi amafaranga yabonetse ngo nangahe, birumvikana. Hahise habonekamo umuntu aravuga ngo ncuruza imyenda, ayabonetse ndayimuhamo imyenda. Yego. Nahise ngiye Gisenyi noneho ngenda nambaye utwenda, ariko mpetse n'agakapu noneho karimo n'utundi twenda. None ntangira kugenda, ariko ntabwo bivuze ko bya bisebe byakize. Bya bisebe biri kuninda no kurushaho. No kutoga biri kuninda kurusha mbere. Ndangije ngi Gisenyi. Yesi Gisenyi mu nziza. Wagiye Gisenyi gute? Wagiye n'imodoka, wagiye n'amaguru? Umuntu wakujyanye byagenze gute? Oya. Ntabwo nigize ngenda n'imodoka. Nagiye n'amaguru. Mu nzira naharaye amajoro, ntabasha kubwira umubare ngo nyamenye. Wagiye n'amaguru? N'amaguru yanjye. Hanyuma se waruhazi? Bo numvisha abantu babivuga, ahubwo ku giti kinini ariho hantu nakuriye cyane nk'imbobo. Nza kumenya ko umuhanda uva ku giti kinini werekeza muri biriya bice ari w'iki Gisenyi. Urawufashe n'amaguru? Mba ndawufashe n'amaguru. Tugiye urumaze kugira imyaka ingaho ubwo? Nundi ni muri umwaka wa 10. Yego. Uragiye ati ngiye Gisenyi? Mba ndagiye. Kwande se? Naho. Wumvaga usigiye gukora iki basi? Imbobo nk'imbobo nyine. Ati niho hari ubuzima bworoshye. Yego. Noneho ndangije. Wagenze iminsi ingahe kugira ngo ugere Gisenyi n'amaguru? 4 kuri 5. Hagati y'ine n'itanu? Yego. Urarahise urya gute? Mu nzira mu muhanda na borodiri. Ikata. Yego. Ukarya iki? Naragendaga ndabyibuka umunsi umwe nigeze kugera ahantu ku muhanda kuri kaburimbo. Ndebye hepfo mbona abantu bari gukura ibijumba. Ndangije njyayo cyo kubasaba ikijumba. Nabo mageze bankoresha ikizami. Bankorera imigozi kuri bya bisebe byandi nakubwiye. Ndayizamura ahantu ruguru, bamaye ibijumba bigira nk'umufungo. Nibyo byantunze muri urwo rugendo. Yego. Yego. Birasekeje biranababaje. Yego. Ubwo rero ibijumba bivuze ngo ibyo baguhaye mu ntoki nibyo byagutunze bibisi kandi bibisi bigenda guhekenya. Yego. Ndagenda ngeze Gisenyi, numvishe abakobwa 3 baravuga ngo nyamara ku rusengero uyu munsi, ayo n'amagambo bo bivugiye. Ku rusengero uyu munsi haraza kurangizwa amasengesho. Kandi amasengesho ntarangira bavuze ko tuze gutekera abashitsi bakarya. Ibyo mzumvishe numva ko hajemo ikintu cyo kurya. Nibwo nahise mbakurikira. Ngera ku rusengero. Nkigera ku rusengero nkuko nakubwiye cyagiye ngo burya iyi Imana yavuganye nawe. Hari ikintu kiba gikomeye iba yarakuvuzeho. Abantu batazi, ababyeyi batazi,
ndetse na buri muntu wese atabasha kwiyumvisha, kibasha kukurinda. Nkigera muri urwo rusengero njye ntabwo nari nzi ko Imana ivuga, ntabwo nari nzi ko n'Imana, ntabwo nari nzi ko inabaho, ntabwo nari nzi ko ishobora kuva mu ijuru ngo izivugane n'abantu. Nkumva umuhanuzi aravuze ngo mwumve ukuntu Imana ivuganye nanjye. Imana ivuganye nanjye ngo iduhaye umushyitsi w'umumaro, ngo kandi ugiye kudutera umugisha uyu munsi. Narinjiye ngiye projet ntabwo ninjiye ngiye gusenga. Nari ninjiye numvishe ko bavuze ko ari ibiryo nibasoza amasengesho bari buze kurya. Nicyo kintu cyari kinjyanye muri urwo rusengero. Yego. Arangije aramfata, buri abahanuzi n'abana beza. Ntabwo yitaye ku bisebe mfite, ntabwo yitaye uburyo nsa n'uburyo nuka, yaramfashe gusa ahita nkubita mu mugongo. Arangije yambura umubyeyi igitenge akinkiraho, amera nk'umuntu unkize mu mugongo. Arangije yego arameka. Yambwiye aya magambo ngiye gusubiramo n'uyu munsi nyigenderaho. Numva yuko Imana hari ijambo yavuganye nanjye umuntu atarazi. Yarambwiye nkumva nkubwire mwana wanjye, Uwiteka ndirahiriye, ni njye Mana igushyetse ku mugongo wayo, ngo kandi uwo mpetse ntabwo abasha kunyerera ngo yiture hasi. Yego, nzakurinda, nzagushyigikira, nzakwamamaza, nzakumenyekanisha, nzakwambika imbaraga z'ubutware bwose, kandi nzagushoboza mu bushobozi bwawe bwose. Arangije umuhanuzi arahindukira anyerekana abapasiteri be bicaye. Aranyereka ngo uri kureba bariya wa mwana we? Ndavuga ngo yego. Arambwira ngo ni Imana iri kuganira nawe aya magambo. Ariya makote bambaye nawe uzayambara, uzambara narenzeho. Hariya bicaye uzahicara, kandi uzaba umuntu ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Uwo munsi ntakubeshye nahise numva ko ari nka papa wanjye nyirizina wanyibyariye umbwiye ayo magambo. Birumvikana. Nahise numva ari ibintu bikomeye ku buzima bwanjye. Nahise numva yuko none bya biryo, nahise numva mbaye nk'umuntu byibagiwe. Nahise numva ko ari nk'umuntu umaye isezerano ry'ibintu bikomeye, nidusohoka ngo tujya kubima cyangwa se uri bume mu gitondo bukeye. Ndumva ndi umuntu isukomera, numva nayo makote ndayambaye kuri ya myaka yanjye mike nari mfite. Ndangije twarariye koko barangaburiye, ariko twaravuye none umwe wongeye no kundeba gusa, ariko Imana yavuze ari yakivuze, ariko twaravuye nta wongeye kundeba. Byahise binarangira aho ngaho. Ndangije noneho sasa ubuzima nibwo bwahise bunkubita. Hahandi nagiye mvuga ngo niho ubuzima bworoshye, ho haba n'imbobo zirwana. Imbobo zabo zikankubita, bakanyohereza, umuntu agashyira amafaranga mu mufuka, bakanyohereza ngo ningende nyakure mu mufuka. Nkagenda no kutabimenya rero, no kutamenyera ibintu byo kwiba. Natangira kumara intoki mu mufuka w'umuntu, akamfata undi isoko ryose rikamuriraho n'imigeri. Nabya bisebe nakwa kundi nakubwiye, bakansiga ndi intere. Bivuze ngo uvuye mu rusengero ujya kwiba? Yego, kuko ubuzima bwahise bukomera. Nari nzi ko ibyo ngibyo uwo muntu ansezeranyije ntazi ntabonye, ndi bubibona ariko sinahise mbibona. Naraje kurera nsanga Igisenyi ubuzima bwaho bukomeye kurusha ubw'iwacu Karongi. Ndongera ndagaruka kandi. Gisenyi wamaze igihe kingana iki? Namaze nk'amezi 6. Muri muri ubwo buzima ubana n'izindi mbobo ariko ubona bikomeye? Yego. Ndongera ndagaruka i Karongi. None nibwo nahise nigira inama yo kuba imbobo yo mu ntoki n'ahandi hantu. Natangiye kuzanya mfata imigozi y'ibirere, iyi ngiyi yuma ku nsina igahunguka ikagwa hasi. Ntangiye kuzanya nurira ibiti by'amavoka, nkizirika muri voka, nkabamo muri voka, nkararamo, niho nararaga buriya. Nkizirika, voka igabuka ikanyikubitaho. Ariko ku mutima bavuga ati ntambwa cyangwa ihuko iri buze kunangira avoka uko byagenda kose.
ninjye uri buze kuzitanga imbwa cyangwa ihuku. Nubwo buzima nari ndimo. Iyo voka nayitoraguraga idahiye, nkayikubita inkonji, nkayihonda ku gatsitsino, paka nkayihisha mu minota, nkatoragura imbojo z'ibijumba mu mirima kuriya bajya gukura bagacaho udukondo, nkarisha ya voka. Ubwo nibwo buzima nari ndimo. Nkagenda mu bimoteri hariya Rubengera, ibishishwa by'imineke. Ubundi hari ibintu abantu biyumvisha. Ariko se ujya kuza uvuga Gisenyi waje n'icyo wagarutse n'amaguru n'ubundi? Navuga ngo Imana yamaye transport. Naraje ngeze mu nzira ndayoba. Nasanze imihanda ibiri. Ngera ahantu kwa mudugudu. Mana, uwo mudugudu naramuka ambonye nko kuri YouTube. Azamfashe cyangwa se niba hari umwana we